Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yawmiddin. Ishimwe n'ikuzo byose bikwiye Allah Nyagasani w'ibiremwa byose. Amahoro n'imisha bisakare ku ntumwa yasoje izindi zose Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'abiwe n'abasangirangendo be n'abazamukukira bose kugeza ku munsi w'imperuka. Twinginga Allah ngo tube muri abo ngabo. Bagaragu ba Allah, banyacyubahiro, nshuti mwese mukurikiye iyi nyigisho, turagira ngo dushimire Allah kubashe kuba kiduhagaritse tugihumeka mu gihe harimo abandi bafite ibibazo bitandukanye, harimo abari mu bitaro, harimo abapfuye, harimo abatabasha kuvuga, abafite ingorane zitandukanye, ariko twebwe Allah arimo kutubasha guhumeka neza, akaba duteranyije hano yatubashije no kuba twakurikirana iyi nyigisho. Bagaragu ba Allah rero twabateganyirije inyigisho ikomeye cyane, urayikurikira inshallah ntarangare, arabigiramo inyungu haba ku isi no ku munsi w'imperuka. Iyo nyigisho iravuga iti, ingingo twabategurira avuga ngo gushimira ingabire za Allah. Gushimira ingabire za Allah. Iyi ni ingingo ikomeye cyane. Turabanza turebe amagambo matagatifu. Twababwiye yuko dukoresha amagambo matagatifu Allah yivugiye ubwe. Qur'ani ntagatifu, amagambo matagatifu Allah yivugiye ubwe, agahishurirwa intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, intumwa yatumwe nyuma y'izindi zose, yatumwe ku moko yose, ayahishurirwa na Malaku Jibril, Malaika Gabriel, mu gihe cy'imyaka 23. Rero turabanza dusome ayo magambo, niyo turaheraho, hanyuma turazitanga ibisobanuro nyuma ku mpuhwe za Allah subhanahu wa ta'ala. Muri surati Ibrahim sura ya 14 aya 34, Allah umuziranenge w'ikirenga aratubwira ati, a'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim, wa ataakum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Abashehe bacu ababishimire, abamenyi bacu abazabashyire mu Firdaus, bafashe igitabo gitagatifu cyahishuriwe intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kiri mu Cyarabu, kuko Muhammad sallallahu alaihi wasallam yari Umwarabu, ariko kubera ko Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatumwe ku moko yose, amahanga yose, kandi ari we wa nyuma, abashehe bacu badushyira mu Kinyarwanda kugira ngo natwe twisange, tumenye amagambo y'Imana icyo asobanura. Nyagasani abishimire. Allah rero umuziranenge w'ikirenga aravuga ati, yanabahaye ibyo mwamusabye byose, kandi muramutse mushatse kubarura inema za Allah nimwazihetura. Mu by'ukuri umuntu ni inkozi y'ibibi ya cyane, umuhakanyi ukabije w'indashima. Iyi ni sura ya 14 aya ya 34. Reka turebe sura yitiriwe inzuki, sura ya 16 aya ya 18. Tumve Allah subhanahu wa ta'ala amagambo ye ahambaye, kugira ngo tubashe gusobanura neza iyi ngingo twabahitiyemo. Allah umuziranenge w'ikirenga aravuga ati, a'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha inna Allaha laghafurur rahim. Nikinze kuri Allah nganire shitani yavumwe ku izina rya Nyir'impuhwe n'imbabazi. Allah umuziranenge w'ikirenga arimo kutubwira ati, sura tunari yitiriwe inzuki, sura 16 aya ya 18, kandi muramutse mushatse kubarura ingabire za Allah yabahaye nimwazihetura. Nimwabishobora nimwazihetura, nimwazibara ngo muzirangize. Mu by'ukuri Allah nubabarira ibyaha, Nyir'impuhwe
reka turebe nanone suratu Isra'i sura 17 aya 70 dukurikire twere kurangara. Sura 17 nihangane tugiye kwigeraho suratu Isra'i twayigezeho hanyuma aya ya 70. Allah subhanahu wa ta'ala avuga ati a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim walaqad karamna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri warazaqnahum minat tayyibat وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. Allah aravuga ati kandi rwose twubahishije bene Adamu tubashoboza kugenda imusozi no mu nyanja, tubaha amafunguro meza ndetse tunabarutisha byinshi mu byo twaremye. Nimwumva aya magambo, kandi rwose twubahishije bene Adamu, ni twebwe abantu iratwubahishije, tubashoboza kugenda imusozi no mu nyanja. Murebe iyi migisha, imusozi, amamodoka, za moto, amagare, za gari ya moshi, mu kirere, indege, za satelite zirajyayo, mu nda y'isi, za metro bazikora imihanda mu nda y'isi, abantu bakagenda mu nda y'isi, ukava hano ukajya i Bujumbura, ukava hano ukajya i Kampala uciye mu nda y'isi, wagera i Kampala ukazamuka metro. Uwiteka ati no mu nyanja, amato, Allahu Akbar. Imana iti tubaha amafunguro meza, amafunguro. Bavuze amafunguro arimo ibice byinshi. Iyo bavuze rizqi, mu cyarabu rizqi ni amafunguro, ariko rizqi ni iki? Hari at'am, ibiribwa udashobora kubarura ngo urangize, ibyubaka umubiri, inyama, amagi, amafi, ibitera imbaraga, ibinyampeke, ibigori, amasaka, igikoma cy'amasaka, ibirinda indwara, imboga, imbuto, ntabwo wabibarura ngo birangize. Allah subhanahu wa ta'ala haduha noneho n'indi migisha. Burya n'imodoka, twebwe mu cyarabu iyo uvuze ngo rizqi, n'imodoka ni rizqi. Imodoka, amazu meza, amatapi, indege mu kirere, ibintu udashobora kubara ngo urangize, za telefone, rizqi iramukomeje, amafaranga, amadolari, amayero, amanyarwanda, amashiringi, ibyo byose ni rizqi. Alati kandi ndetse tunabarutisha byinshi mu byo twaremye. Allah yaravuze ati tunabarutisha byinshi mu byo twaremye. Bavandimwe, umuntu ni ikiremwa Imana yahaye imigisha itandukanye. Umuntu ararya ibiryo agahindura, uyu munsi ukarya inyama, ejo ukarya ibirayi, ejo bundi ukarya amafi. Ariko inka irarya ibyatsi, irarya ibyatsi. Uyu munsi ikarya ibyatsi, ejo ikarya ibyatsi, ejo bundi ikarya ibyatsi. Ihene irambara umwambaro umwe, inyoni irambara umwambaro umwe, mpaka. Reka duhine inyigisho kugira ngo mutarambirwe, reka duhine inyigisho. Twabonye ibyiza Imana dukoreye, yaduhaye noneho ubuyisilamu. A'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim inna dina inda Islam. Mu by'ukuri idini ry'ukuri imbere ya Allah ni Islam, kwicisha bugufi imbere y'amategeko ya Allah. Adamu ahabwa ubuyisilamu, intumwa zatubanje zihabwa ubuyisilamu, inemiruta izindi zose. Ubuyisilamu bwerekana ukuntu tugomba gusenga, bwerekana ibyo tugomba kurya, bwerekana ibyo tugomba kunywa. Ubuyisilamu bwerekana ibintu byose. Ntabwo ari upfa gusenga,
bishaka kuvuga ngo Isilamu ni gahunda yuzuye arayateguriye abantu bagomba kugenderaho kuva bavutse kugeza igihe bazapfira. Isilamu nta na kimwe yasize. Isilamu yavuze buri kintu. Abantu bagomba gusenga bate? Bagomba gusenga bubama hasi nkuko Imana ibivuga, haba muri Korani ntagatifu no mu bitabo byatubanjirije batahindaguye. Aburahamu basengaga bubamye, ba Isa basengaga bubamye, abamarayika basenga bubamye. Idini nziza itubwira imibereho myiza, itubwira ibyo tugomba kurya bitazatwangiriza ubuzima, itubuza ibintu byica ubuzima, yatubujije ibisindisha. Ubwenge ni ingabire ikomeye cyane yaraduhaye. Ibisindisha byica ubwenge. Iyo ubwenge bwapfuye, mwabonye abantu bapfuye ubwenge kubera ibisindisha. Imana yabitubujije, yarabitubujije. Ngenzi umuntu ashaka kuvuga izina wenda akiriho, yarasinze aryamana na nyina wamubyaye, bombi basinze ari babiri bararyama. Ngaho namwe ni munyumvire ibyo bintu byabaye. Isilamu ishaka tugire ubuzima bwiza bwa roho, dusenga Imana imwe rukumbi, tukavanamo ibigirwamana, tugasenga Imana imwe rukumbi. Ubuzima bwiza bw'umubiri, turya neza, twirinda kurya iby'Imana yabujije, irindi bintu byipfishije, irindi ngorobe, hari impamvu Imana yabibujije. Surati Maida 3 Imana yabitubujije kurya ingurube. No muri Bibiliya nuko Bibiliya bayihindaguye bongeramo ibintu bitari byo, ariko guteka kwa kabiri igice cya 14 ku murongo wa 8 haranditse ngo n'ingurube kuko yatuyinze ariko niyuze inyama zayo ni ikizira, nimukayirye no kuzikoraho zirabujijwe. Ariko abantu ibyo kera Yesu atari yabaho ingurube irabujijwe, ariko abantu usanga Isilamu Imana yatuhaye ishaka tugira ubwenge buzima, niyo mpamvu yatubujije ibisindisha. Surati Maida 90 kenshi yabujije ibisindisha, ibintu byica ubwonko, urwo rumogi, ayo mataba tumurwara ibihaha ukarwara kanseri, ibyo byose birabujijwe. Turamutse rero tubaza inema zaraduhaye ntabwo twabigera kuba yaraduhaye ubuyisilamu inema izindi zose. Dushimira Imana ko turi abayisilamu. Alhamdulillahi ladhi khalaqana warazakana wajalana minal muslimin. Ishimwe n'ikuzo ni ibyawe. Khalaqana waturemye, warazakana aduha amafunguro atandukanye twabivuze, wajalana minal muslimin atugira abaganukira Imana, uba Imana imwe rukumbi abayisilamu. Kuko twabibonye ko Isilamu yo dini yonyine Imana yazanye, Adamu ajyamo, ba Ibrahim bajyamo, ba Nuhu, ba Isa, ba Yezu, ba Bikira Mariya, bose n'umwe n'abahanuzi bose bari abayisilamu. Ngira ngo mpamagara abantu batari abayisilamu bakora ubushakashatsi rwose ku idini ya Isilamu, hanyuma nabo bayinjiremo kuko niyo ntsinzi. Ujye usenga neza kuko Imana ibishaka. Rero mu gusoza ndagira ngo nsoze mbabwira agahinda mfite ni akangaka. Imana yatuhaye ingabire zitandukanye, iduha imigisha udashobora kubara. Twavuze bike ntabwo wabibonera ngo birangize, ariko mwumve ndimo gusoza, mwumve izi aya. Tusome suratu Isra'i sura 14:44, mwumve kagahinda kanjye. Mwumve suratu Isra'i sura 14:44, tugiye gusoza nimusinzire. Allah subhanahu wa ta'ala avuga ati a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim. Tusabbihu lahu samawatu sab'u wal ardu wa man fihin wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Allah aravuga ati ibirere 7 n'isi ndetse n'ibirimo biramusingiza, bisingiza Allah, kandi nta na kimwe kitamusingiza kimukuza, ariko nimusobanukirwa uko bimusingiza. Mu by'ukuri Allah nuworohera abagaragu be ubabarira ibyaha. Reka turebe, turimo gusoza surati Nuru sura 24:41. Ndimo gusoza. Allah subhanahu wa ta'ala akavuga ati a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim.
alam tara anna Allah yusabbihu lahu man fi samawati wal ard wat tayru safat kullu qad alima salatahu wa tasbiha wallahu alimun bima yaf'alun. Ese ye Muhammad sallallahu alaihi wasallam nuzi ko ibiri mu birere n'ibiri kwisi ndetse n'inyoni igihe zirambuye amababa ziguruka mu kirere bisingiza Allah, rwose buri kiremwa cyose kizi uko gisenga nuko gisingiza, kandi Allah ni umumenyi w'ibyo bikora. Agahinda kanyura kanga kariro, twabonye ingabire yahaye umuntu arayavuze ngo yamutishije ibiremwa byinshi cyane kubera inema yahaye umuntu ibindi biremwa bidafite. Twebwe nituva ku isi inshallah tuzajya mu ijuru, mu gihe ibindi biremwa bitari abantu bizahinduka umucanga, uretse abamarayika bazajya mu ijuru, amajini meza n'abantu, ibindi ihene intama iki bizahinduka umucanga. Ariko niwumve Imana yavuze ngo buri cyose kigishijwe salata ugusari no gusingiza Imana, kandi Imana izi ibyo bikora. Ihene irubaha Imana 100%, inka irubaha Imana 100%, inshishi ingurube yayo itagiribwa irubaha Imana 100%. Ariko byagera ku muntu agahinda. Subhanallah, suratu ntabwo turi kwa tubisoma ariko ndabarangira aho biri. Suratu Hajj sura 22:18 ngabenshi mu bantu muyandikiye aya sura 22:18 ntabwo turi tubisoma, ngabenshi mu bantu nibasari. Subhanallah, ariko twahaye ngabiruti zindi ugafata inka ukayikata izosi, niyo babara ukayirya, ugafata ihene ugakata izosi, amagi ngo ugakata, ariko warangiza ntusenge mu gihe yanka yasengaga ibarizaga amategeko y'Imana cyangwa ko yasengaga n'ibindi. Subhanallah, abantu barambabaza, bantu tudasari, bantu tudasenga, n'abandi bibeshya ngo barasenga. Umuntu mu Islam nta gisengesho ryakira, mu Abayisilamu kugira amasengesho yanyu yakira. Abayisilamu nabo bagize amahirwe basari bubaha Imana, tuve mu byaha cyo dushimira ingabire twahawe. Imana yava mu sura Ibrahim sura 14 ngo nimushimira Imana, Imana izabongerera. Sura ya 14 aya 7. Mu gusoza rero turagira ngo abadukurikiye mwese tubifuriza imigisha, Nyagasana abaha imigisha, abaha ibyiza ku isi no ku munsi w'imperuka, kandi tujye dushimira ingabire twahawe, twubaha Imana, tureke ibyaha, dukore ibyo yategetse, tureke ibyo yabujije, kandi ngo dushimira Imana izatwongerera. Sura Ibrahim aya 7. Wala haula wala quwwata illa billahil azim. Mwese mbifurije Firdausi, Nyagasani abaha ibyiza ku isi no ku munsi w'imperuka. Abatari Abayisilamu azabagira Abayisilamu, Abayisilamu Nyagasani abavana ingorane zose mufite, kandi azabakire mu ijuru Firdausi atababaruriye. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.